ngiye kugutunguza inkuru y'umunywanyi wawe Emirene. Mbanze ninjire kuri Vestine na Dorokasi. Uburyo Emirene yanababajwe cyane n'uburyo Vestine yadefirije agashyira miriya misatsi. None umuntu yarongowe iyo agiye mu murenge tekereza kuba kimufiteho ijambo. Iminsi ibiri ishize uwitwa Vestine amwandikiye ibaruwa isezera ivuga ngo dore ibyo umugabo wanjye adashaka, nyuma y'uko abimuye aje kubatuza hano i Kigali umuryango wose. Ibyo sinabivuze, umuryango wa Vestine wose uri i Kigali bikozwe na Uwederawogo. Yego, Uwederawogo ni umukire, afite famiye y'abakire, afite ukuntu yasapurayingaga n'ibintu bijyanye n'insimburangingo, afite famiye ikomeye iri muri Suwede. Ubukwe bwari kuba mu kwa 8 buzaba mu kwa 12, buzabera muri Suwede bwa Uwederawogo na Vestine. Kuva muri Suwede bizarangira agiye mu kazi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kwisha umuntu bita Emirene na Vestine arasigana na Dorokasi. Emirene atakaza niyo boss ku mukozi wa Yesu, nta kuboko kw'ibumoso yatakaje. Iyo si inkuru biri buze kudusaba isengesho kugira tubyinjiremo kandi Emirene aze staying strong. Aba bana bafite roots muri ADPR, sibyo? Ucunge mu mavideo yabo nose nabakoreye aho bagiye bagaragara mu biganiro, uraza kubonamo image ya ADPR. Noneho urindebere n'iyi foto mwabafashe mukabajyana muri solo bakabepia mukanyereza imisatsi yabo, unshakiremo image ya ADPR. Ntabwo nakora n'abantu nkamwe batubaha careers z'abahanzi ngo bamenye ko umuhanzi ari kunagaragara bitewe n'ibyo aririmba. Iyo bigeze kuri gospel hari imyitwarire umuhanzi asabwa, hari imimerere umuhanzi asabwa. Abayirimo iyo competition simbabujije bitewe n'imyemerere yabo n'umumaro ubona bifite gospel industry. Ni byiza cyane ko nabo kuba bayirimo nta kibazo bintwaye, ariko ni byiza ko mu making ashobora kujya ibintu bitangiza kariyeri z'abana cyangwa se z'abahanzi, kuko ntabwo abantu babanza bagira kariyeri zisa. Yewe kambabwiye umugabo wanjye naga ari umwadeperi, ni umukristo yizera Imana cyane. Nanjye naga Imana yanyobora ku muntu udasenga, sibyo? Ntabwo use twahurira naho twahurira, si umwadeperi. Uri kumva genzubaho umugabo wanjye nubahe n'Imana. Reka nkubwire ubu rero mbashije kumva kandi ndumahariwe. Izo kintu kinyumisha n'aya magambo yavuzwe n'aba bantu. Umwe aragira ati Vestine ngo yavuye mu isura ya ADPR, ngo kera bamumanaginga ngo yari afite isura ya ADPR. Ikibazo nibajije ko yari afite isura ya ADPR, yari afite isura ya Kristo byibura. None se kugira isura y'idini bwo ibyo uvuga n'ubundi bitakurimwo nibirutwa no kubireka. Jembo ikintu Vestine yakoze cyo kuba bavuga ngo avuye muri ADPR nta cyaha yakoze, kuko ubu tuvugana aramusaririmba akaririmba mu isura mwebwe mushaka, ngo nuko wenda ngo mushaka aharirimba nta mesha afite, kandi mu mutima wiwe yumva yakambara za mesha. Niho handi n'ubundi yawe ko nyuma ya zero yaba ari muri mwe ko muboshye, ntago yaba ari muri mwe kubera ko ibyo yashatse guhitamo, kubera ko ibyo yashatse gukiranukira mu Imana byakoresheje. Ariko hari ikindi mujya mwibagirwa. Ubundi nge ndabaza abo muri ADPR ni mwe musenga mwenyine Imana ikabumva? Ubayandi madini ntago basenga ngo Imana ibumve? Ese ubundi idini ni iki? Itorero ni iki? Nge mbona idini ari inzira igana Imana, cyangwa se abantu banyuramo bigisha kugira ngo abantu bamenye Imana. Itorero mbona ari irya Kristo n'ubundi rya nyayo, ryarindi Kristo nyine avuga uwabwira akamwumva ndetse nawe akamwumva. Bitari ibyo rero niba mugiye mu madini mudakijijwe n'ubundi ubwo madini nta nicyo azabamarira. Ubundi si idini rizajyana umuntu mu ijuru cyangwa umuntu azajya mu ijuru bitewe n'imirimo yakoze. Ikintu mbanje mbonye kubabonaho gucanirana imanza. Niba mwumva ko idini agiyemo atazakizwa, mukumva ko yaririmbiraga ADPR ataririmbiraga Imana, ataririmbiraga abantu bose, nakomeje mbabwira ko aho ngaho muri kwibeshya ndetse munishuka. Ibyo bishuko mufite bibarimo
nibishaka bibavemo. Ni wicara ukumva yuko ADPR ariyo ikishijwe yonyine, ukumva ariko aribo bigisha ukuri konyine, nawe uzaba uri umuyobe. Dore impamvu uzaba uri umuyobe. Ngewe nemeranya n'abemera Bibiliya bakemera n'inuza n'iriya ndirimbo yo mu gitabo ndetse n'abavuze ko ari ibyahometswe n'Imana. None se ADPR isoma Bibiliya yakoresheje icapiro ryayo yihariye bitandukanye n'icapiro y'andi madini? Mwese si Bibiliya yera musoma nubwo mutayikurikiza? Nicyo kintu njya nyibazaho. Jewe mbona idini ari nk'ibibina biriho, nkuko mwese mukamuvuga Imana, mukamuvuga Yesu Kristo, ndetse mufite nabo mubwira. Uzabyumva ari mu badive akabyumva neza akabikora nkuko agomba kubikora, mbona azakizwa. Uzabyumva ari mu rindi dini akabikora neza, nawe mbona azakizwa. Ariko ikibazo cyanyu njya mbagiraho ni iki: n'ukuntu mubivuga namwe bitabarimo. Mwarangiza mugafata wa wundi ushinzwe nawe kubivuga, mubona ashoboye no kubivuga, mugashaka kumubohera iwanyu unahagume, unahagira ahandi hantu ngajya ngo niyemere kugenda. Se ko mwamuboshye mwamukurikije ibya jambo ry'Imana mutubwira? Niyo ijambo ry'Imana ritubwira ko Pawulo yari umuntu urenganya intumwa n'abahanuzi, arenganya abakozi b'Imana, nyuma yahaje gukizwa. Pawulo akijijwe ngo yaragiye isi yose ngagenda avuga ubutumwa, aho yagiye hose mugenda muhavuga, ibirwa yagiyemo mugenda mubivuga, ntiyigeze arobanura kuvuga ubutumwa. Igitangaje cyanyu n'ukuntu umuntu amara kuba umuririmbyi uririmba indirimbo z'Imana ndetse akaririmbira abantu, kuko nagahindukira ngo ajye kuririmbira Imana yonyine, Imana yo business amarangamutima agiye gusohora, ariko yabwira abantu, mwarangiza mukavuga ngo ntago yemerewe kujya ahandi hantu. None se ni aririmbira muri ADPR honyine? Amajwi ye yumvikana ku isi yose, abo muri mu bako baririmbira isi yose, bakaririmbira Imana, bakaririmbira abantu ku isi yose, nta numwe barobanuye. Ariko nabugingo n'ubu akantu kakango nongo kumva atajya n'ahandi ngavuga ubutumwa karacyabarimo, nyamara nuko kakibarimwo bigateze kubavamo. Biriya rero babyicata kurobanura ku butoni. Niba murobanuye ku butoni kuriya se murumva ubutumwa buzagera he kandi mushaka ko buguma aho ngaho mwibereye? Kandi ijambo rivuga ngo mubwirize ubutumwa bugere ku mpera z'igihugu z'isi yose, ni mbese ngo bugera ahantu hose. Iryo jambo rero niba mwumva atagomba kujya kubwiriza n'abandi ngo n'ahandi hagere n'ahandi hagere, iryo jambo muzarikure muri Bibiliya, nimukarisomere mwumva mutabashije kuryubahiriza. Nyandebera ku bantu bajya kuvuga ubutumwa ariko mubahaye ibyangombwa n'ibyemezo ngo byerekana ko barivuga koko. Ikiba kibabaje nuko batajya mu yandi madini ngo barivuge mubemerere, ngo muhuje imyemerere. Ubwo se urumva hatarimo abandi ba Pawulo, hatarimo n'abandi ba runaka n'abarunaka byo kurobanura ku butoni bitarabajemo. Ngewe rero iyo ndebye mbona namwe ubwanyu mwishyiraho stress z'urudaca. Kandi iby'abadini bimeze nka banki. Babizi ko abaho banki y'isi, hakabaho banki mondiale, hakabaho n'andi mabanki, microfinance yose n'ama banki, kuko abika amafaranga aguriza abantu. Bafite process bagenda bakora ubujyanye no kuguriza abantu, ariko byose nibikuraho ko byose ari amabanki, kandi abikira abantu amafaranga akanabaguriza ndetse bakanishyura. Ariko byose bari iki? Amabanki. Ariko amazina samwe, ariko byose babyita amabanki. Nako mbona rero ADPR n'andi madini mwese nuko muza mutubwira ngo imyemerere, nyamara nibyo mwemera igihe bibananira kubyubahiriza. Sinshatse kuvuga ko mutavuga Imana nyayo, murayivuga pe, ariko niba muyivuga n'abandi barayivuga, kuko mwigera muvuga ngo nibavuga Imana, kandi Bibiliya basoma ari niyo musoma mwese musoma Bibiliya zimwe. Tworoherane rero, mwakabaye kuba mufatanya mwese mukavuga Imana, mugasenya umugozi umwe mukarwanya shitani. Ariko iyo byanze mbona shitani abarwanya akabatera, mwarangiza mukanitera, mukisenya mukisambaguza, bikarangira bibuza umuti, bibaye ibibazo. Ari nayo mpamvu amadini amwe namwe cyangwa insengero zimwe na zimwe bigiye kurangira zivuyeho burundu, zimwe bakanazigurisha. Kuko
mbona rwose ari hatari, ahubwo ni mudasenga ngo naho muri musenge, bamwe mbona bazakizwa ariko bari mu rusengero, mu gihe batarurimo ntibazakizwa bamwe muri mwe. Tufite abantu bakizwa bari mu rusengero bicayemo, ariko bamara kurusohokamo gukizwa bikabananira. Utumye mvuga menshi, mwatumye nabanza gushimira abantu mwankore subscribe ushana na comment, ata mwarakoze, Imana ibaho umugisha. Ariko buriya n'inyota nanifite kubanza kubwiza abantu kuri, uko hari ibintu mbona bitari kugenda neza, nkabona nayo sinabirenzaho urwoho rw'amazi, nabivuga uko biri. Icyo bita kuvuga imbwa mu mazina yazo, nta mpamvu yo kubica ku ruhande. Ubwo mugiye kuvuga ngo ndingegera, ngo navugiye nka ADEPR, ngo nanjye ngo ubusundu nka ADEPR, ariko kuvuga uko kuri ndumva nta cyaha kirimo, guca mu ziko ngo nigushye. Niba ashatse kujya mu mureka agende, niba yumva ariho yakirizwa mu mureka agende ajye gukirizwayo, ariko mwere gusiga umuboshye munamutongera amagambo. Nk'umutongera amagambo se mwebwe nizihe mbuto mumwereye, sinizo kuba yazagaruka se nizihezo. Mundi mugomba kumureka akagenda akajya gukirizwaho umutima we kumwerekeza. Nicyo nababwiraga rero, murakoze.